Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabaramukije cyane ubasuhuza ni mugenzi wanyu bwoko bw'Imana Sibomana Anastase muri wa mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mwiyobokamana. Ndabasuhuje bwoko bw'Imana muri Afrika yose, bwoko bw'Imana muboneka Aziya, Europe, Amerika, Australia, impande n'impande, n'abakomeye n'aboroheje, abakuru n'abatoya, mwese ndabasuhuje cyane ababaye ubwoko bw'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wanyu. Ndabasuhuje cyane rero, twinjiye muri cya kigo tumenye amateka mwiyobokamana, nagira ngo twibukiranye n'ubundi wabona uburyo wakwandika cyangwa ufata mu mutwe, waba wakoresha ikaramu cyangwa ukoresha mashine, yego mu buryo bwose, cyangwa ukoresha telefone kugira ngo ubashe kubika iby'agaciro. Rero turi muri kino kiganiro nk'ubwoko bw'Imana, byaba byiza n'ubundi ubyanditse kugira ngo bitunge ibyo twigira kuri uyu murongo wa Irera TV1, ndetse usibye kino kiganiro n'ibindi byatambutseho ndetse n'ibizaza nabyo wasubirayo n'ubundi ukagenda ureba buri somo twagiye tunyuzaho, kugira ngo icy'ingenzi nawe ubonamo, kandi dore ko byose ari ingenzi kuri twebwe ubwacu na bagenzi bacu n'abazadukomokaho, ubyandike kugira ngo mu gihe nyirizina ushaka kunguka byinshi cyangwa gusobanukirwa byinshi cyane birambuye, ndetse ushaka no kubyigisha abandi kugira ngo bikorohere, dore ko na Bibiliya bivuga yuko kwigisha ari intego cyangwa ari itegeko ku bwoko bw'Imana, kuko Imana n'ubundi yabitweretse hano mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikore n'ibice 5 umurongo wa 18 avuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Urumva ko dufite umurimo wo kunga abantu n'Imana, tubamenyesha ubutumwa bwiza, bakizera bakavuka ubwa kabiri, yego bakaba ibyaremwe bishya, bakabaye abana b'Imana ariko babagejejeho ubutumwa bwiza. Urumva ko rero kubyiga no kwifata mu mutwe kugira ngo ugeze no ku bandi ni ngombwa kandi ni iby'igiciro. Yego nyirizina ka turebe amateka incamake y'aya mateka yaranze iyi tariki ya 20 z'ukwezi kwa 12. Yego n'ubundi turareba muri aya mateka yaranze iyi tariki, turabonamo uwahoze ari umubikira Catherine von Boll, umugore wa Martin Luther. Muri aya mateka turasangamo John Knox, wakoze ibikomeye byananiye benshi cyane. Rero mu bwoko bw'Imana turi kumwe muri kino kiganiro, nagira ngo ntukajye ubyiherana, bino biganiro ni by'ingenzi kugira ngo ubigeze no ku bandi, kugira ngo icyo wungukiwe cyangwa umucyo wakurasiye umenyeshe n'abandi uwo mucyo uwubagezeho. Mu bwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Yego rero n'ubundi ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi ubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Yesu Kristo ataraza mu isi, ubwoko bw'Imana twabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana rero buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, nk'uko Bibiliya ibishimangira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 2, arababwira ati nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ariko nyirizina uraza usange hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko n'ubundi birangira aho bahoza imitima yabo habatamaje, dore nk'uko Bibiliya itanga umugabo ibivuga mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1 umurongo wa 16, aramubwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka, n'abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Rero ubwoko bw'Imana rero turebye ku cyo tubonye haruguru cyatuvuzeho, urasanga ikintu uharira igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana yawe, cyangwa icyo kintu nicyo cyaza guhishura Imana yawe iyo ariyo. Yego nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi tugiye kurebera hamwe ese abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga iby'Imana ishaka.
rero mureke twumve aya mateka ku buryo burambuye kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo. Dore ko muri kino kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka, kugira ngo abe aricyo dukora nk'ubwoko bw'Imana. Tugiye kurebera hamwe ku buryo burambuye aya mateka yaranze iyi tariki ya 20 z'ukwezi kwa 12. Yego, uwahoze ari umubikira Catherine von Bora, umugore wa Martin Luther, kuva yabaye umugore we kuva mu mwaka w'1525 kugeza Luther apfa mu mwaka w'1546. Ku ya 20 kuri iyi tariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1552 niyo tariki yapfiriyeho uyu madamu wa Martin Luther witwa Catherine von Bora. Yego, turakomeza tureba andi mateka abaye kuri iyi tariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1560. Kuri iyi tariki nibwo habayeho iteraniro rya mbere ry'itsinda ryahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka, ryabereye muri Ekose. Muri uko kuvugurura no gutegura iryo teraniro, John Knox yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Ubundi aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Tugiye kureba nyirizina kuri aya mateka ariyo yabaye kuri tariki ya 20 Ukuboza mu mwaka w'1560. Tugiye kureba icyo Bibiliya n'ubundi iyavugaho, tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya icyo yavugaho nyirizina. Rero tugiye kureba nimba habayeho gutambutsa ivugabutumwa impande n'impande. Hano John Knox yagize uruhare rukomeye cyane, yaba n'ibikomeye yagiye anyuramo bimugoye, n'imbaraga nyinshi yagiye atanga cyangwa n'ibyo yagiye atakaza kugira ngo habeho kuvugurura cyangwa gutegura nyirizina iri teraniro rya mbere. Yego, bavuguruye. Aba bavuguruye bavugwaga cyangwa mu kuvugurura bo bari bagamije kugira ngo baze kugendera ku cyo Bibiliya ivuga, atari ukureba ku cyo abantu bo bavuga. Kwari ukuvugurura rero kuko mbere hariho imigenzo myinshi cyane, nubwo n'ubu ngubu iriho, ariko iri tsinda uyu John Knox yari arimo cyangwa iri teraniro bateraniyemo bari bagamije kutagendera ku migenzo y'abantu, ahubwo bakaza kugendera ku cyo Bibiliya ivuga nyirizina. Rero ku bari bariho mbere n'ibyakorwaga cyane, byagaragara yuko barimo kuvugurura cyangwa gukora ibibusanye n'ibyo bari bariho bakoraga. Rero bari bari mu murongo mwiza cyangwa wa nyawo, kuko bari bagamije gukora iby'agaciro. Rero bimeze gutya bahuraga n'intambara nyinshi cyane kubarwanya, kuko bari barimo gutesha agaciro imigenzo yari itagaragara mu byanditswe, cyangwa Imana nta kintu yayivuzeho. Icyo gihe bararwanywaga cyane, bikabasaba kugira ibyo batakaza, bikabasaba gutanga imbaraga zabo nyinshi, ndetse n'ubuzima bwa bamwe bukaba bwaragiye buburiramo. Rero uyu John Knox yabigizemo uruhare runini cyane kugira ngo irivugurura ribeho, no gutegura kugira ngo rino teraniro rya mbere ryabayeho kuri iyi tariki ya 20 Ukuboza mu mwaka w'1560 ribeho. Urumva yashoye imbaraga nyinshi cyane. Ese nimba yarariho mu gihe yarari muri sosiyete itaremeraga iki gikorwa bakoraga, Bibiliya ibivugaho iki? Ibo Bibiliya ibasaba gukora icyo abo barimo gukora ibyivugurura cyangwa kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, cyo kuvuga atarebye imigenzo abantu bamaze mu igihe kirekire. Tugiye kureba ukuri kw'ijambo ry'Imana cyo kubivugaho mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 4 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 5. Aramubwira ati: ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha.
hano Pawulo harimo amenyesha Timoteyo icyo agomba gukora nyirizina. Rero iki ngiki yamumenyeshaga cyari cyo cy'ingenzi, nk'uko uyu John Knox icyo bakoraga na bagenzi be n'ubundi nabo kwari ukumenyekanisha, nk'uko hano Pawulo yavuze ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana. Uyu John Knox nabo baba bari kumwe, bari bagamije kumenyesha abantu ijambo ry'Imana nk'ubwoko bw'Imana nyirizina, nk'uko natwe mu gihe nk'ubu ngubu turimo kumenyekanisha ijambo ry'Imana. Akomeza amubwira ati ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana, yego ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima. Rero igihe cyo kumenyekanisha ukuri ni iki gihe urimo, ni uyu munsi, ni kuri iyi minota, ni iki gihe ukibasha koherereza umuntu iyi linki, ni igihe ukibasha kuba wahamagara umuntu ukamubwira ijambo ry'Imana, ni igihe ukibasha kuba wagendana Bibiliya ukayisoma, ni igihe mbese ubu buryo bwose tugifite tubukoreshe mu gihe bigishoboka, kuko hano hatweretse yuko kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima. Icyo gihe kutihanganira inyigisho nzima hazaba hariho no kuzirwanya, ku buryo n'uzivuga n'ufite ibimenyetso by'uko abivuga nawe bamurwanye. Rero kora bigishoboka bwoko bw'Imana, iki ni igihe cyo kuba twakora. Rero aya mahirwe yo kubasha gusobanukirwa byinshi kuri iyi murongo wa Irera TV1 cyangwa ubwoko bw'Imana hirya no hino ku isi, ngira ngo dusangirire hamwe kandi dusangize n'abandi ibyo turimo kwiga. Uyu mwanya cyangwa aya mahirwe twagize yo guhurira kuri uyu murongo wa Irera TV1 ni uw'agaciro. Twe kupfusha ubusa, ibyo twunguka tubibyaze umusaruro, tubikore nk'uko tubisabwa ndetse tubimenyeshe n'abandi. Yego ngo kuko igihe kizaza batizihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Ngiki kijambo rimo kutwereka yuko abantu ahubwo bazaba bashaka babigisha ibihuje n'irari ryabo. Niho uzasanga nyirizina ati runaka wigisha gutya na gutya, atubohora kuri ibi n'ibi, bakagira gute, bakabonekayo ari imbaga nyamwinshi. Ese koko nimba urimo gukurikirana ugasanga uwo muntu arimo kuganishaho niko kuri ijambo ry'Imana kuvuga, cyangwa habayeho kugoreka no gushyiramo amagambo y'amahimbano? Genzura bwoko bw'Imana, genzura aho urimo kwigishirizwa, genzura icyo urimo kwigisha nimba kirimo guhuza n'iki jambo rivuga. Yego ngo kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko woweho wirinde muri byose, dore icyo urimo gusabwa nk'ubwoko bw'Imana. Ngo ariko woweho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Dore hano nk'uko twari tuvuze ngo muri kino kiganiro tugiye kumva n'ubundi icyo Bibiliya bivugaho, uburyo ikibivugaho ku byo gukora iby'Imana ishaka n'aho abantu batabyishimira. Rero nyirizina nugendera ku kuri kw'ijambo ry'Imana, iki jambo rivuga, n'ubundi babandi bari gukurikirana uko kuri nibo n'ubundi bashaka kumenya ibyo byo kujya mu bwami bw'Imana, kuko wa wundi udafite amatsiko cyangwa ashaka kumenya iby'ubwami bw'Imana cyangwa ikizaba hanyuma y'ubu buzima, ni wundi uraza kugendera muri ya migani y'ibinyoma, aze gushaka inyigisho zimunezeza, aze gushaka inyigisho zimubohokera kuhaza kamere ye y'umubiri. Ariko icyitonderwa, uwo nguwo n'ubundi urimo kurwanya inyigisho z'ubwami bw'Imana cyangwa udashaka kuzumva, ntabwo aba ari ubwoko bw'Imana, aba atarakatangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana nyirizina. Rero nk'uko tubonye iri jambo icyo ririmo kubivugaho, ngo ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Ubwoko bw'Imana ndabashimiye
iki ni igihe cyo kugira ngo dukanguke kandi aya mahirwe twagize yo guhurira kuri murongo wa Irera TV1 two kuyapfusha ubusa aya mahirwe, ahubwo dukurikirane dukore cyane. Waba wumvishe iki kiganiro hari n'ibindi byinshi byabanje, hari n'ibindi byinshi bizaza. Niyo mpamvu ubaye utarakora subscribe wayikora kugira ngo buri kiganiro cyose kigiye kuri channel kibashe guhita kikugera mu buryo bwihuse. Kandi kubwo gufashanya, tanga inyunganizi, ibitekerezo, tanga ikibazo unyuze muri comment nyirizina. Yego, ndabashimiye cyane rero bwoko bw'Imana mwabanye nanjye muri kino kiganiro kinyuze kuri Irera TV1 nyirizina. Ndabashimiye ubwoko bw'Imana, n'ubundi intego yacu no kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira yo kujya mu bwami bw'Imana. Yego, n'ubundi ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.